ikindi kibazo kihari, Esitoro imaze kugaruka na Yesu Kristo akaza kuyobora ingoma y'imyaka igihumbi imaze kuzamurwa. We nyuma y'itoro ryarazamutse rikagaruka riragarutse nyuma ya myaka tuyigisha yindi ya kabiri imyaka 7 irashize. Noneho Yesu aramanutse ku musozi wa Yayono n'itorero baje kuyobora ingoma y'imyaka igihumbi. Ese abantu bazaba basigaye bari ku isi batigeze bazamuka ico gihe bazakomeza babashaka ba preliminariste byago nyuma byago birindwa hazazi biza byo kubarangiza ntabazaba hari. No kuvuga ngo byago birindwi bizarangiza abantu bose bazaba batumbise impanda bose bapfe bose uretse babandi bazazamurwa bahamagawe nica bahamya babiri. Ego aha, ikindi kibazo abantu bafite barabaza batese ese aba bantu ingoma y'imyaka igihumbi ko Yesu abaje kuyobora ingoma y'imyaka igihumbi, ese abantu bazaba bayoboye abantu bazaba bamanukanye bizagenda guta abantu bazava muri abantu bazayobora ni bandi bazayobora? Ya ni ingoma ya Yesu nta muntu uzayobora. Ingoma ubuyobozi bisobanura ibyaha, ahantu hatari ibyaha nta nzego zibamo. Shambere pastor, ese agatabo kavugwa muri ico gice gasobanura iki? Agatabo ni ubutumwa bwiza abizera batwara babujana mu mahanga kugira ngo abatazi Imana bayimenye. Hariya ku gice ca 10 agatabo kavugwa ni ubutumwa bwiza dutwara. Ikibazo ca kabiri, ese marayika wundi uvugwa ninde? Kwambara igicu bisobanura iki? Kwambara igicu ni ukuza mu cubahiro c'Imana. Mukororombya ku mutwe niki? Mukororombya uvugwa mu Byahishuwe igice ca 10 ntabwo ari iriya ndahiro, ahubwo ni imbabazi z'Imana. Nuvuga ngo ni Yesu Kristo waruje mu mbabazi z'Uwiteka ku bwoko bwayo. Izuba rirashe risobanura iki? Bisobanura ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rishushanya Kristo, rizobaho twavuze ngo marayika wundi ahangaha ho arangwa n'ibyiranga Kristo Yesu. Izuba ryo gukiranuka naryo ni Yesu, rizabarasira rifite gukiza ni Yesu Kristo ashatse kuvuga. Ibirenge bisa n'inkingi y'umuriro bisobanura iki? Birimi by'umuriro bisobanura ubucamanza. Gushira ikirenge cy'iburyo ku nyanja no gushira ikirenge cy'ibumoso ku butaka bisobanura iki? Bavuga inyanja bisobanura ngo ahatuwe n'abantu benshi. Inyanja bisobanura ngo ahatuwe n'abantu benshi, nico kimwe n'amazi. Ariko anga ku butaka nahatuwe n'abake. Pastor Gyo shakane ahavuga ngo kurangurura nkuko intare yivuga bisobanura iki? Kurangurura cy'intare ni ukwambara ubutware bw'ubwami. Iyo nyamaswa izava ikuzimu ninde? Ngo kuvuga ngo azaba avuye ikuzimu nuko imbaraga zizaba zigiye kumukoresha zizaba zizamutse zivuye kuri Abadone na Apolioni. Satani rero umwuka uzazamuka winjire mu muntu uzagutegeka abantu ico gihe ni uzatanga itegeko uko bica abo bahamya bombi n'abemeye ubutumwa bwabo. 10 kuko bavuga Sodomu na Egiputa kandi atariho Yesu yabamu muri iki gice cya 11 mu Byahishuwe Yohana. Ubundi yo bavuga Egiputa bavuga shushanya igice cy'isi y'ibyaha. Yo bavuga Sodome, yo bavuga ngo hano habaye nka Sodome, bavuga ngo habaye indiri y'ibyaha. Ntabwo Sodome ari nkara muri Aziya, ntabwo Egiputa ari haramwe Egiputa, ahubwo na ahantu hari indiri y'ibyaha, ahantu bakoze ibyaha cyane bahita Sodome. None se abazumva buno butumwa bw'aba bahamya babiri bazabara abantu batwisi yose canke azabara abayisirayeli gusa? Ngaha muri post-millennialiste bavuga abisirayeli gusa, ariko muri pre-millennialiste na abanyabyaha batemeye Yesu ava mu Bisirayeli n'abava mu banyamahanga. No kuvuga ngo ubutumwa n'abantu bo muri Afrika bazumva buno butumwa bw'abahamya babiri bakizera, abo bantu bazazuka, abo bantu bazacungurwa n'amaraso yabo. Ese abantu bazaba barasigaye hano ku isi itoro ryarazamutse, ese bizaba bimeze gute? Bazaba bapfa, bazaba bavyara, bizaba bimeze gute itoro rimaze kuzamuka? Hazaba ingoma y'amahoro, bazavuga ngo demokarasi ni ibintu byo twashakaga. Bategure gahunda y'ubuzima busanzwe, ariko barabuza ababo bajanwe mu gihe cyo kuzamurwa kw'itorero. Abandi ntibazabimenya kuko hari igice kitazavamo abantu. None se pasi kibazo canje niki? Abazaba basigaye hano ku isi itoro rimaze kuzamuka, ubuzima abantu bazaba basigaye bazaba babuza ababo kuko hazaba habaye impanuka n'ibindi. Ese ubuzima buzaba bukomeje bizaba bimeze gute? Abantu bazaba biza cyane mu myaka 3 n'igice banza kubaza umunezero kandi buri wese abona ico yifuza. Ubwo noneho rero ibyago bizabije kubakuramo ibyo byishimo bizaza ku gice ca 2
cy'icumweru ca 70. none se abantu bazapfa muri ico gihe, abantu bazapfa muri ico gihe c'iyo myaka 3 n'igice itorero ryamaze kuzamuka, ico gihe bazapfa. impanda ivuze muri ivyo bihugu bitarigira byizera Yesu, ngo dufate nk'umubaramu ahantu batizera Yesu Kristo, ico gihe abana bato ntibashobora kugenda, abavyeyi bagasiga. Wizera azakizwa, ariko utizera azacirwa witeka. Bazabizereye he? Ntabwo bizaba ari moya. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko umeze neza. Mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda turabasuye tubabwira ngo shalom shalom, abari mu Burundi turabasuhuje turabaramukije amahoro y'Imana, abari namwe abari muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge turabasuhuje kuri Gusenga everyday, tubabwira ngo turabakunda mu inshuti zacu. Abari mu Bubiligi shalom shalom, ndetse abari muri ku mugabane w'Uburayi turabasuye tubabwira ngo shalom shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika za Canada, Amerika y'Amajepfo mwese turabasuye tubabwira ngo shalom shalom, abari muri Australia namwe shalom shalom. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Revera Dr. Pasteur Maziraho. Dr. Bonjour. Makuru yanyu? Ça va bien. Murashima Imana? Turimo turashima Imana. Imana ishimwe. Mwatangira musenga Imana? Imana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya w'icubahiro, umwanya wo gusangiza abatwumva ijambo ryawe kuri channel ya Gusenga everyday. Ndagushimiye ko duhaye umwanya mwiza, twadukangutse turi bazima, igitondo cyiza, turishimye kandi turanezerewe. Turasaba kugira ngo kugaragara kwawe kukomere muri twe, kandi ijambo rya ribashe kugaragara no gukwirakwira mu mitima ya benshi, abaryumva bashe gufashwa naryo, kugira ngo ijambo ryawe ritubere impembuzi muri bihe by'imperuka, ibi abantu babaye ibyihebe cyangwa se babahaye akahebwe batacumva ubutumwa bwiza. Ariko tuzi ko ijambo ryawe ribasha gushenjagura imitima y'abantu bose, baba batakwemera n'abakwemera, abakwemera bakarushaho kukugana no kukuyoboka, n'abatakwemera bagahindukira bakakugana. Urakoze kuri radukomeza twese mu mbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze Pasteur. Pasteur wishije igitabo cy'Ibyahishwe Yohana cyose kuva ku gice cya 22 byose. Iki gitabo kiri kuri channel ya Gusenga everyday, ariko twagerageje guteguramo ibibazo by'abantu benshi bibaza kuri iki gitabo cy'Ibyahishwe Yohana. Ikibazo cya mbere Pasteur, ese agatabo kavugwa muri ico gice gasobanura iki? Hariya ku gice ca 10 agatabo kavugwa ni ubutumwa bwiza dutwara. Yesu Kristo yasize inshingano ikomeye cyane muri Mateyo 28:18 kugera kuri 20, aho yatubwiye ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bose kuba bigishwa banje, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi mubibutsa ibyo nabigishije, kandi nanjye ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Agatabo ni ubutumwa bwiza abizera batwara babujana mu mahanga, kugira ngo abatazi Imana bayimenye. Ikibazo cya kabiri, ese marayika wundi uvugwa ninde? Iyo bavuga marayika wundi batureba ibimuranga. Anga marayika wundi bavuga dukurikije byakurikiyeho bimuranga ni Kristo. Ibimuranga byose bikurikiyeho bishushanya Kristo, ni byo bishobora marayika wundi. Urakoze. Kuri kibazo cya kabiri hariho ayacu. Kwambara igicu bisobanura iki? Kwambara igicu ni ukuza mu cubahiro c'Imana. Usomye mu Kuva gice cya 16:10, Imana yagaragaraga mu gicu ishaka kwerekana icubahiro cyayo mu bwoko bw'Isirayeli. Ahangaha rero aje mu gicu ni ukuvuga ngo nuwaje azanye icubahiro c'Imana, cuzuye igicu ni icubahiro c'Imana. Be yacu umukororombya ku mutwe niki? Mu Tangiriro gice cya 9:13 hariya Uwiteka Imana bamushize umukororombya mu gicu, yari indahiro cy'isezerano hagati y'Imana n'ubwoko bwayo kwitazongera kurimbuza iyi si amazi. Ni nyuma y'umwuzure wa Nowa. None umwuzure urangiye, Uwiteka Imana arabangunshize umukororombya mu gicu, nk'indahiro cyangwa nk'isezerano ryanje hagati y'abantu nanjye,
byari bisobanura ko désormais Imana yarimbuje iyi amazi muri ico gihe cano, ariko ntabwo izongera kurimbuza isi umuriro. Ariko ahangaha umukororombyo uvugwa mu Byahishuwe igice ca 10 ntabwo ari iriya ndahiro, ahubwo ni imbabazi z'Imana. Nuvuga ngo ni Yesu Kristo waruje mu mbabazi z'Uwiteka ku bwoko bwayo. de izuba rirashe risobanura iki? Hari izuba rirashe naco ni icaranga Kristo. Yaho umukororombya mu mbabazi ni ikiranga Kristo, kuko Yesu ni umunyembabazi. Ariko izuba rirashe usenye muri Maraki igice ca 4:2 haravuga ngo ariko mwebwe abubaha Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, namwe muzakinagira nkinyana zo mu kiraro. Bisobanura ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rishushanya Kristo, rizobaho twavuze ngo marayika wundi. Ahangaha ho arangwa n'ibyiranga Kristo Yesu. Izuba ryo gukiranuka naryo ni Yesu, rizabarasira rifite gukiza ni Yesu Kristo ashatse kuvuga. Ubwo izuba rero rirazarasa ni Yesu Kristo ufite gukiza mu mababa. Ibirenge bisa n'inkingi y'umuriro bisobanura iki? Ibirenge bisa n'inkingi y'umuriro. Bavuga umuriro, Petero ya 2 ibice 3:10-11 havuga ukwisi izayengeshwa no gusha cyane. Nuvuga ngo igihano gitegereje isi ya none ni umuriro, nk'uko byanditswe hari muri Petero ya 2 igice ca 3 utagire kwa 9 kugeza kwa 11. Harava ngo ibyisi byose, isi n'ibirimo byose bizayengeshwa no gusha cyane. Ibirimi by'umuriro bisobanura ubucamanza. Nuvuga ngo Yesu Kristo yabambwe ari nk'umwana w'intama, aza kuzuka ari nk'intare, nk'uko bamugaragaje nk'intare wo mu muryango wa Yuda, ariko noneho azagaruka ari umucamanza. Nuvuga ngo ibirimi by'umuriro bishushanya ubucamanza bwa Kristo. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 3, gushira ikirenge cy'iburyo ku nyanja no gushira ikirenge cy'ibumoso ku butaka bisobanura iki? Abahamagariye ubutumwa bwiza, Yesu Kristo ashaka kuvuga ko ubutumwa bwiza butabwirizwa hari abantu benshi gusa. Uko usomye mu Byahishuwe 17 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 avuga ngo umwe muri marayika 7 arambwira ati ngwino nkwereke maraya iteka zacirwaho yicara ku mazi menshi, niwe wasambanaga n'abami b'isi. Bavuga inyanja bisobanura ngo ahatuwe n'abantu benshi. Inyanja bisobanura ngo ahatuwe n'abantu benshi, nico kimwe n'amazi. Ariko anga ku butaka nahatuwe n'abake, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Byahishuwe mu 13 havuga inyamaswa ya mbere yavuye mu nyanja, inyamaswa ya kabiri yavuye ku butaka. Bisobanura ngo ku butaka na ahantu hatuwe n'abake, mu butayu, mu ihonamanga, naho inyanja na ahantu hatuwe n'abantu benshi nko mu migi. Aho hose haba hatuwe babiri, haba hatuwe abantu benshi, ijambo ry'Imana rivuga ko akwiriye kubwirizwa ubutumwa bwiza bukahagera, kuko bose babukeneye, baba bake bakeneye ubutumwa bwiza. Nizo mpamvu yashinze ikirenge cye ku nyanja icy'iburyo, kuko hari benshi, icy'ibumoso gishinga ku butaka, ngo nabo bake batataniye mu butayu bashobore kwihana. Pastor, ikibazo cya 4, ahavuga ngo kurangurura nk'uko intare yivuga bisobanura iki? Intare ubundi ishushanya ibintu byinshi. Usomye muri Ibyahishuwe igice ca 5:5 haravuga ngo umwe muri babakuru arambwira ngo wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda ni igishitsi ca Dawidi aranesheje. Nukuvuga ngo kuko Yesu amaze kuzuka yazutse afite ishusho y'intare, aranesheje kuko ari igishitsi ca Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi ca Dawidi. Kurangurura cy'intare ni ukwambara ubutware bw'ubwami bwashushanyaga Kristo, nubwo hamwe havuga ko Satani ari intare ari Satani, ahandi intare akaba ari ubutegetsi bukomeye. Nko mu Petero ya 1 igice ca 5:8 havuga ngo mwirinde ibisindisha, ubwo Satani umurezi wanyaze rera nk'intare harani Satani. Ariko Ibyahishuwe 13 haravuga ngo mbere inyamaswa iva mu nyanja, berekanye ko iyo nyamaswa yasaga n'ingwe, amajanja gasana aruko, akanwa gasana cy'intare. Bashaka kuvuga iby'ubutegetsi bukomeye. Noneho rero intare ishobora kuba Yesu, ishobora kuba Satani, ishobora kuba ubutegetsi bukomeye, ndetse n'ubacamanza 7 igice ca 7 ishobora 14
ni inyamaswa y'inkazi yo mu shamba, ishobora gushushanya byinshi. Usomye no muri Amosi igice cya 5:8 ishobora gushushanya iteye ubwoba. Ibyo byose intare, ariko ahangaha kwivuga kw'intare gushushanya Kristo nuko Yesu ari intare yo mu muryango wa Yuda. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 5, guhinda kurindwi kw'inkuba niki? Ubundi usomye Kuva igice cya 16 umurongo wa 10 avuga uko igice cya 19 umurongo waho wa 16 havuga ngo ku munsi wa gatatu imirabyo iraraba, inkuba zirakubita, bisobanura ngo integuza y'Uwiteka mu bwoko bwayo. Ahangaha guhinda kurindwi kw'inkuba ni guhinda kuzuye mu bumana, kuko karindwi ni igishitse. Iyo Imana yagaragaraga mu bwoko bwayo habanzaga imirabyo n'inkuba, bigaragara ngo ni integuza y'Uwiteka mu bwoko bwayo. Bavuze kurindwi bisobanura ngo nta kwishushanya cyangwa nta gushushanya kurimo, ahubwo ni Uwiteka ubwe wari wavuze ko agaragaye hagati y'ubwoko bwayo, niko bishushanya. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 6, ni gute agatabo karyohera mu kanwa? Ni gute agatabo gasharira mu nda? Agatabo gashobora kuryoherera iyo ari ubutumwa bwiza bw'amahoro. Simvuga ubutumwa bwiza butanga amahoro y'umutima, ahubwo iyo ari ubutumwa bwiza bwamamaza ivanjiri yo kugubwa neza n'amahoro n'umutuzo, bizeza abantu amahoro y'inzozi. Ahangaha ni amahoro y'inzozi, si amahoro ya Yesu. Ahangaha hari abantu bahamagariye ubutumwa bwiza, babyita bimwe ngo ni evangile de prosperite. Abantu bakavuga ko abakozi b'Imana babwiriza ubutumwa bwiza batazigera bagubwa nabi. Bakabwiriza bagahembwa, bakabwiriza bakagaburirwa, bakabwiriza bagakomerwa amashi. Ico gihe ubutumwa bwiza buraryoherera iyo bigeze mu kanwa. Ariko noneho Yesu yavuze ko tugomba kwemera byombi. Gashobora kuryohera cyangwa kagasharira. Ni ryari? Karyoherera iyo bagukomera mu mashi, karyoherera iyo baguhemba uri umuvuga butumwa, karyoherera iyo bagucumbikira, karyoherera iyo basa naho baguha icubahiro, bakakuramya, bakaguha n'amafaranga. Ariko iyo kageze mu nda kagasharira, ni ugutegura ibyo Yesu yavuze muri Matayo 24 umurongo wa 9 avuga ngo bamwe muri mwe mu gihe cyo kwamamaza bazagambanirwa, bazashirwa mu nzu y'imbohe, bazicwa, ndetse bazangwa n'ab'isi. Ahangaha bisobanura ngo abantu bazatotezwa kubw'ubutumwa bwiza, bakicwa bazira guhamya kwa Yesu n'ijambo rye. Aho ko niko gusharira kwa mbere. Ugusharira ni ukwicwa, ni ugutotezwa, ni ukubabazwa, ni ukurenganywa, ni ugushirwa mu nzu y'imbehe uzira ubutumwa bwiza wamamaza. Noneho gusharira kwa kabiri ni uko abantu benshi babwiriza ibyo batashobora gukora. Bavuga bati ibyo wabwirije bikore, bikananirana. Umuntu ashobora kubwiriza akarangurira imbere y'iteraniro ati ukunde mugenzi nguko wikunda, ariko ugasanga hari ababurara kandi afite ubushobozi kandi ari we wabivuze. Iyo bamubwira ngo kora ibyo wavuze, nawe arasharirirwa, ntobyongera kuryohera nka bya bindi bya mbere. Nanizo mpamvu usanga kenshi mu materaniro yera, iyo umuntu yakerewe usanga avuga ati nahombye, nasanze korale nkunda yarangije kuririmba, ndababaye. Ariko nta muntu uje ubabara iyo asanze barangije gutura. Nta muntu uje ubabara iyo asanze barangije gutanga yo gufasha abakenewe ya. Ariko akababazwa nuko yasanze barangije indirimbo yishimira. Ahangaha rero ijambo ry'Imana rivuga ngo bishobora kugusharirira koko iyo bagusabye gushira mu bikorwa mu ngiro ibyo wamamaje. Muri Yohana igice cya 13:17 aravuga ngo murahirwa ubwo mumenye ibyo niba mubikora. Uko no gusharirwa kwa kabiri. Mvuze ko kuryoherera ari uko bagukomera mu mashi, bakaguhemba, bakagucumbikira. Ariko gusharirirwa ni uguterwa mu nzu y'imbehe kubw'ubutumwa bwiza, ugapfa wicwa uzira ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ahangaha biba byayigusharira. Nibakubaza ngo kuryoherera ni iki? Ni igihe ubwiriza bagakoma mu mashi, ni igihe ubwiriza bakaguha amafaranga, ni igihe ubwiriza bakaguha ibyo kurya, ni igihe ubwiriza bakakwambika. Ariko bishobora gusharira cagihe ubwiriza bakakwaka n'ibyo ufite, ugakubitwa, ugashirwa mu nzu y'imbohe, ukarenganywa, ndetse ukicwa baguhora Yesu Kristo. Noneho nani gusharira kundi nuko ushobora kunanirwa gushira mu ngiro ibyo wamamaza.
ukigisha urukundo utarufite, ukigisha amahoro utayahesha abandi. Ku ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 3:18 haravangwa imbuto zo gukiranuka zibigwa mu mahoro kandi zikabigwa na babandi bahesha abandi amahoro. Hari abantu babwiriza amahoro, bakifuza amahoro ariko ntibahesha abandi amahoro. Abo bantu nabo barashashaririwe kugezana n'uyu munsi wa none. Urakoze Pastor. Ku gice cya 11 cy'Ibyahishuriwe Yohana hari ikibazo cy'abahamya babiri. Benshi bamwe bavuga ngo ni Mose, bamwe bavuga ati ni Mose, abandi ati ni Eliya, abandi ati ni Enoke, abandi ati ni Eliya, abandi ati ni Mose. Se Pastor, aho kuri nukuhe? Ahangaha ni Eliya na Enoki kugira ngo bazaze banyire mu itegeko ry'urupfu. Ntabwo Mose rero abarizwa mu bantu bazanyura mu itegeko ry'urupfu oya. Ariko Eliya na Enoki ko bagiye mu ijuru, hari ibihamya bagiye mu ijuru barazamurwa badapfuye, bazaba baje guhamya ibyo babonye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo baje guhamiriza ab'isi muri cya gice cya 2 cy'icumweru cya 70, baje guhamiriza ab'isi uko ijuru rimeze, uko ari ryiza, kugira ngo ab'isi baryifuze. Ubu rero bazarangurura bamamaze batanga ubwo buhabya. Angana ibyo bishaka kuvugwa ni Eliya na Enoki, ntabwo ari Mose oya. Kugira ngo buzuye isezerano ry'urupfu nuko baba Eliya na Enoki, ko nibo bazamuwe. Ibyanditswe byarabyerekana ko bazamuwe badapfuye. Kugira ngo buzuye iryo sezerano rero babise abahamya babiri bazaza guhamiriza abazaba bakiri ku isi iby'ijuru. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 8 dukikuri igice cya 11, ese urubingo ruvugwa rushushanya iki? Urubingo ruvugwa ni instrument de mesure, ariko ni igipimisho. Ariko ubundi urubingo ni igipimo cyo gukiranuka cy'abera, byanditswe no muri Mateyo 10:7, aho Yesu yavuga mbese mwajanywe mu butayu no kureba iki? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga, bisobanura ngo imitima idakomeye. Urubingo rero ni igipimisho cy'imitima idakomeye, ariko ni ishusho y'imitima y'abantu. Nubango iyo bapimaga ni bande bakoresheje urubingo bazakira ubutumwa bw'abahamya babiri bazavuga bavuye mu ijuru bakabwakira. Ni igipimo. Yego. Igihungabanya n'umuyaga rero ni imitima iyo bagurika, ni imitima idahagaze neza, nico bashaka kuvuga. Urakoze Pastor. Iyo nyamaswa izava ikuzimu ninde? Iyo nyamaswa ubundi ni imvugo, ariko ntabwo izava ikuzimu. Ahubwo barayika ikuzimu ni Satani. Aho uwo bita Abadone mu Giheburayo, Apolioni mu Kigiriki, Ibyahishuriwe 9:11, Satani niwe mutware w'ikuzimu. Kuko ari umwuka, uwo mwuka uzazamuka winjire mu butegetsi bw'ico gihe buzaba buhari. Ubwo rero wa mutegetsi w'icyo gihe uzaba buhari ni uzaba ya nyamaswa uzakoreshwa n'uwo mwuka wa Satani uvuye ikuzimu. Ni ukuvuga ngo azaba avuye ikuzimu, nuko imbaraga zizaba zigiye kumukoresha zizaba zizamutse zivuye kuri Abadone na Apolioni. Satani rero umwuka uzazamuka winjire mu muntu uzagutegeka abantu icyo gihe, niwe uzatanga itegeko kuko bica abo bahamya bombi n'abemeye ubutumwa bwabo. Ni ukuvuga ngo iyo nyamaswa yo ni umutegetsi w'isi, ntabwo ari uwagiye ikuzimu ngo yongere azuke, ahubwo ntuzaba ukoreshejwe n'umwuka uvuye ikuzimu ukamusanga imusozi agatanga itegeko ryo kwica abemera ubutumwa bwiza bw'abahamya. Urakoze. Ikibazo cya 10, kuko bavuga Sodomu na Egiputa kandi atariho Yesu yabaye muri iki gice cya 11 mu Byahishuriwe Yohana? Ubundi iyo bavuga Egiputa bavuga shushanya igice cy'isi y'ibyaha. Iyo bavuga Sodome, iyo bavuga ngo hano habaye nka Sodome, bavuga ngo habaye indiri y'ibyaha. Ntabwo Sodome ari nk'ara muri Aziya, ntabwo Egiputa ari haramwe Egiputa, ahubwo ni ahantu hari indiri y'ibyaha. Ahantu bakoze ibyaha cyane bahita Sodomu, ahantu bakoze ibyaha cyane bahita Egiputa. Kuko Isirayeli no yagize ubugome bukabije, noneho ibakabarore mu byaha, babonye ko izina rikwiriye Yerusalemu ari Sodome na Egiputa barayihimba. Ariko ngo mu byanditswe byaravuga ngo ariyo Sodome na Egiputa, ariko mu mvugo y'umwuka ariho umwami yabambwe. Ntabwo umwami yabambwe mu Egiputa rero, ntabwo umwami yabambwe i Sodomu, ahubwo yabambwe Isirayeli. Bisobanura ngo Yerusalemu ni umurwa witwa Sodome kubw'ibyaha byayo, kubw'ubuhanuzi buvuga ibyaha byaho ni Sodome na Egiputa. Bisobanura ngo ni indiri y'ibyaha.
iyo bavuga Egiputa rero ni isi y'ibyaha, iyo bavugaga Farawo bavugaga Satani, iyo bavuga Kanani bavugaga ijuru ariko bakavuga Kanani y'isi, none iyo bavugaga Isirayeli bavuga ubwoko bw'Imana mu isi y'ibyaha nk'uko biri na bugingo n'ubu. Urakoze igice 11 uriya muzuko uvuga mu gice 11 umurongo wa 11 kugeza kuri 12 utandukaniye he n'umuzuko w'abera? Hari uriya muzuko biratandukanye cyane, kuko umuzuko w'abera wo mu Batesalonike bambere igice cya 4 umurongo wa 13-18 hari tubwira ko natwe abazaba bakiriho tutazabanziriza na hato abazaba basinziriye mu mwami, ahubwo akavuga ko twe nabo tuzahindurwa basha tugasanganira umwami mu kirere, noneho bakadutegeka guhumurizanya ayo magambo. Ico ni igice cya 2 c'umuzuko wa mbere, nk'uko umuzuko wa mbere ufite ibice bitatu. Abera b'isezerano rya kera bamaze kuzuka ubwenda ukingirije ahera umaze gutabukamo kabiri, kugira ngo Yesu abahuze n'abazamwemera bose binjirane muri paradizo kugira ngo bategereze. None ico ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni itorero rizamurwa, natwe abazaba bakiriho kugeza kugaruka k'umwami Yesu. Igihe kimwe impanda izavuga, umwami azatunguka mu bicu hamwe na marayika uwo azaba barasinziriye muri Yesu azakanguka, n'abazaba bakiriho bahindurwe bashahabwe nabo bamusanganire mu bicu. Ayo magambo niyo ahumuriza abantu kuko tuzazuka. Ariko noneho uwo gice cya 2 c'umuzuko wa mbere tuzamuka kw'itorero, ntabwo abantu bazabashize ku isi. Abazaba basigaye ku isi itandukaniro nuko hari azaba ari imbere y'imyaka 3 n'igice y'icumweru ca 70. Noneho rero naho uyu muzuko uvugwa hanga mu byahishuye 11 ni uzaba uri guhesoza igice cya 2 c'icumweru ca 70 c'imyaka 3 n'igice, nk'uko bahavuga hariya ngo iyo minsi 3 n'igice nishira, ya nyamaswa izava mu butaka ibarwanye ibice, ariko nyuma yaho noneho umwuka wera w'ubugingo uzava ku Mana winjire muri iyo birambo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijwi rivugira mu ijuru ngo muzamuke muze hano, bakurwa mu banyabyaha abisi babireba. Bisobanura ngo n'abazaba barasigaye itorero rizamuwe, kandi inshingano y'umwuka wera izaba yarangiye, ariko umwuka wera abera hose icarimwe, ariko inshingano y'umwuka wera mu itorero izaba irangiye. Abo ngabo rero bazaba bari gusoza igice cya 2 c'imyaka 3 n'igice y'icumweru ca 70, nibo bazongera kugirirwa impuhwe, kuko bazaba bacungujwe n'amaraso yabo. Bazabagwa bumva, bazicwa bumva. Umwuka wirutera ikinyabera b'Imana uzaba wararangije inshingano yawo, ariko uhari. Ico gihe rero nibo bavuga ngo umwuka w'ubugingo uzava mu ijuru winjire muri iyo mirambo, noneho ijwi rivugire mu ijuru ngo muzamuke muze hano. Ni muri ca gice bazaba ari ico kweza umugeni, none ubu basanganire kugira basanganire abandi mu ijuru. Ico ni igice ca 3 c'umuzuko wa mbere. Hazaba hasigaye imyaka 1000 kugira ngo umuzuko wa 2 ube w'abanyabyaha. Biratandukanye rero, bamwe ni imbere y'imyaka 3 n'igice ibanza icumweru ca 70, abandi ni abazasoza imyaka 3 n'igice y'icumweru ca 70. Urakoze Pastor. Aho hantu hasobanura uvuze Eliya na Enoke, ariko se nta bantu bazaba baracungujwe n'amaraso yabo muri uyu muzuko bazazukamo? Nibyo mvuze ngo abazemera ubutumwa bwiza bwabo bahamya bazabasanga, nibamara kubasanga bicanwe nabo. Iyo mirambo ijambo ry'Imana riravuga ngo izarambarara mu nzira nyabagendwa y'umudugudu ukomeye ariwo witwa Sodome na Egiputa mu buryo bw'umwuka. Numva ngo bazicanwa nabo. Ntabwo bazazamuka bagiye mu ijuru ari abahamya babiri gusa, ahubwo nababa bazemera ubutumwa bwiza nabo bahamya nibo bazazamuka kugira ngo basanga abera mu cyumba cyo kweza umugeni. None se abazumva buno butumwa bw'aba bahamya babiri bazaba abantu batuye isi yose canke azaba ari Abayisirayeli gusa?
abazumva ubutumwa bwiza ubundi Isirayeli ntikibaho. Isirayeli bisobanura ngo ubwoko bw'Imana. Isirayeli ukuriza abayazamuwe. Abapagani rero n'Abisirayeli batamwemeye ntabwo bitwa Isirayeli. Oya, ahangaha ni premillenariisme, turi muri premillenariisme. Ntabwo turi muri poste, nta nubwo turi muri amira. Ahangaha muri post-millenariste bavuga Abisirayeli gusa, ariko muri premillenariste ni abanyabyaha batemeye Yesu bava mu Bisirayeli n'abava mu banyamahanga. Ni ukuvuga ngo ubutumwa n'abantu bo muri Afurika bazuma buno butumwa bw'abahamya babiri bakizera, abo bantu bazazuka. Abo bantu bazacungurwa n'amaraso yabo, bicanwe n'abahamya babiri, bazuranwe nabo basanganira abera mu ijuru. Urakoze, numva kirumvikanye neza. Ikibazo ca nyuma ari cyo ca 12 muri iki gice cy'ibyahishwe Yohana ca 10:19 haravugwaho urusengero ruvugwa rwo mu ijuru rumeze gute urusengero? Mbo urusengero ni mu mvugo nta rubaho, kuko usobye mu Bakorinto wa 6:19 avuga ngo imibiri yacu ni rwo rusengero. Imibiri yacu ni rwo rusengero, ntabwo urusengero rw'amatafari n'amabuye. Kandi Uwiteka Imana mu byakozwe n'intumwa 17 ntiba mu rusengero rwubatswe n'amaboko y'abantu. Ahangaha rusomye ibyahishwe 21 umurongo wa 22 haravuga ngo Yohana ageze mu ijuru ararahira ati sinabonye urusengero, ahubwo Uwiteka Imana mu cubahiro ce n'umwana w'intama ni rwo rusengero rw'aho hantu. Kandi aho hantu ukunda ari heza, ntabwo bazakenera kumurikirwa n'izuba cyangwa ukwezi, kuko umwana w'intama ari we tabaza ry'aho hantu. Amarembo yaho ntazugarirwa kuko nta joro ribayo. Nta rusengero ruhari rwubatswe n'amaboko y'abantu, ahubwo urusengero ni Imana ubwayo n'umwana w'intama. Biranditswe mu byahishwe 21. None iyo bavuga ngo urusengero mu ijuru, bavuga imibiri y'abera izaba yanesheje, bazabamba ubwiza bw'Imana nabo bafite imibiri y'abamarayika. Ariko kuko baba bavuye muri ya mibiri yanesheje, nibyo bashushanya nk'urusengero rw'Imana. Ahangaha mbese nabo bashaka kuvuga inyubako, bashaka kuvuga imitima y'abera. Urakoze Pastor. Hari abandi bafite ikindi kibazo kuri iki gitabo cy'ibyahishwe Yohana ku bijyanye n'ibi byo kugaruka kwa Yesu. Ese abantu bazaba barasigaye hano ku isi, itoro ryarazamutse, ese bizaba bimeze gute? Bazaba bapfa, bazaba bavyara, bizaba bimeze gute itoro rimaze kuzamuka? Biterwa na tendance. Uya premillenariste y'uturimo. Ari premillenariste hazaba ingoma y'amahoro, bazavuga ngo demokarasi ni ibyo twashakaga. Bategure gahunda y'ubuzima busanzwe, ariko barabuza ababo bajanwe mu gihe cyo kuzamurwa kw'itorero. Abandi ntibazabimenya kuko hari igice kitazavamo abantu, ariko abazaba ari ku isi bazagira amahoro. Kandi muri ya myaka 3 n'igice ibanza niho bazaba bashizeho guverinema. Abo ni abapremilenariste, si abapost-millenariste. Uko abapost-millenariste ntabwo iyo mizuko yombi itandukanye, wabera n'uw'abanyabyaha. Noneho rero igice cya kabiri cy'icyumweru cya 70 niho hazaba ibyago 7 ku bapremilenariste. Ese Pastor tukinga ibi byago 7, ibi byago 7 bizaba itoro ryarazamutse? Nibyo ndi kwangira iterwa na tendance. Kuri premillenariste bizaba kuri abo basigaye hasi. Kuri post-millenariste turabitegereje twese mbere yo kuzamurwa kw'itorero. Nukuvuga ngo kiriya cyago c'ibisebe, kiriya cyago c'amaraso ku nyanja, kiriya cyago c'amaraso ku masoko n'imigezi n'inzuzi, kiriya cyago c'izuba, kiriya cyago c'imwijima, kiriya cyago c'ibikeri, kiriya cyago c'urubura, ibyo byago uko ari 7 bizaba mu gice cya kabiri cy'icyumweru cya 70. Abanyabyaha aribo basigaye ku isi gusa nibo bazahanwa nabyo. Naho mu bapost-millenariste mbere yo kugaruka kwa Yesu, ibyo abantu bose bazahura nabyo ari ukuyungurura bemera Imana n'abatemera Imana. None se Pastor kibazo cyane niki? Abazaba basigaye hano ku isi, itoro rimaze kuzamuka, ubuzima abantu bazaba basigaye bazaba babuza babo kuko hazaba habaye impanuka n'ibindi. Ese ubuzima buzaba bukomeje, bizaba bimeze gute? Abantu bazaba biza cyane mu myaka 3 n'igice ibanza kuba zaba umunezero, kandi buri wese abona ico yifuza. Ubwo noneho rero ibyago bizabije kubakuramo ibyo byishimo bizaza ku gice cya kabiri
cy'icumweru ca 70 ariho bya byago 7 bizaba. None se abantu bazapfa muri ico gihe, abantu bazapfa muri ico gihe ciyo myaka 3 n'igice itorero ryamaze kuzamuka, ico gihe bazapfa, ariko ngo bazabarama. Oya kuraba oya bazabana amasaba bihawe nandi, bazakomeza gupfa nkuko bisanzwe, nta shanjema cyane cyane nk'ibihugu bitembera Yesu byo ntibizamenya ko hari abavuyemo, ariko ibyo bifuza ku mubiri bazabihabwa. Aha, no kuvuga mu bihugu bitigeze byemera Yesu Kristo ntibo bazabimenya kuko nta muntu bazababuza. Icyo igini hagenda abana ntibazagenda nubwo bitemera Yesu. Abana bazagenda bate? Ntabwo bazagenda kuko kuba marayika niba tuzagira imibiri y'amarayika, ntabwo abana bazaja mu ijuru ari abana, ntabwo abasaza bazaja mu ijuru ari abasaza, ahubwo nitumara guhindurwa. Bamvuga impano ivuze muri ivyo bihugu bitarigira byizera Yesu, ngo dufate nko mu Barabu ahantu batizera Yesu Kristo. Ico gihe abana bato ntibashobora kugenda, abavyeyi bagasiga. Wizera azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Bazabizereye he? Ntabwo bizaba ari moya. Hari ibihugu rero bitazigira bimenya ko impanda yavuze. Ntabwo bazabimenya. Yego. Hari ibihugu bitazabigira bimenya ko impanda yavuze. Hari abakristo bitazabimenya niba batarizeye ukuri. Yego. Nabe nibatizera ukuri nabo ntawe uzabavamo. Ariko amakuru yo azamenyekana ku isi. Amakuru azamenyekana aho hazaba bazakizwa n'abadakijijwe. Kuko ico gihe hazaba akantu gasa naho ari agashuruza kazagaragaza impinduka, bamwe babuza abandi, abandi babuza abandi, bahamagarana babazanya amakuru. Ico gihe byo bizagaragara. Ariko noneho rero ibyo byose iyo tendance biterwa ni amilenaliste, ni postmilenaliste. Kuri ya myaka 1000 kuba amilenaliste ni y'umwuka, ntabwo ari imyaka ibaro. Aha, urakoze pastor. Ikindi kibazo kihari, Estori imaze kugaruka na Yesu Kristo akaza kuyobora ingoma y'imyaka 1000 imaze kuzamurwa. Wewe nyuma y'itoro ryarazamutse rikagaruka, riragarutse nyuma ya myaka tuyigisha yindi ya kabiri, imyaka 7 irashize. Noneho Yesu aramanutse ku musozi wa Elayono n'itorero baje kuyobora ingoma y'imyaka 1000. Ese abantu bazaba basigaye bari ku isi batigeze bazamuka, ico gihe bazakomeza babashaka ba premieraliste byago nyuma ya byago bintu hazazibiza byo kubarangiza ntabazaba hari. No kuvuga ngo byago 7 bizarangiza abantu bose bazaba batumbise impanda bose bapfi bose uretse babandi bazazamuka. Ico gihe abantu bose itorero imbere zazamuka, abantu bose bapfuye nta muntu asigaye, bazabyarangiye. Aha, none se kuzamurwa ahubwo ndi kuvuga ico gihe cyo kwimana nabera imyaka 1000. Ico Yesu agarutse. Ico gihe abazaba bataremeye bavukuwemo, abazemera ubutumwa bwiza bw'abahamya 2, abo bazicwa n'ibyago 7. Abo na aba premieraliste remera. No kuvuga ngo abantu bose ico gihe itorero Yesu azagaruka kuyobora imyaka ingoma y'imyaka 1000. Ba bantu basigaye bose byago 7 bizaba byabarangije bose. Narangize noneho rero abo bazabategereje kuzuka nyuma y'imyaka 1000 ku muzuko wa kabiri w'abanyabyaha. Cyo biragaragara. Aha, ikindi kibazo abantu bafite barabaza batese ese aba bantu ingoma y'imyaka 1000 ko Yesu azabaje kuyobora ingoma y'imyaka 1000, ese abantu bazabayoboye, abantu bazabamanukanye bizagenda guta, abantu bazava muri abantu bazayobora ni bandi bazayobora? Ya ni ingoma ya Yesu, nta muntu uzayobora. Ingoma ubuyobozi bisobanura ibyaha, ahantu hatari ibyaha nta nzego zibamo. Yesu ni uzabuyoboye, azaba ari amahoro gusa. Urakoze pastor. Kandi azabayobora abantu badafite umubiri. Noneho ingoma y'imyaka 1000 irashize, abaye muzuko wa kabiri. Noneho Satani arabohowe, n'ingabo ziwe zose ngo barazutse baje kugwanya itorero. Bagiye kugwana bagwanya Kristo i Yerusalemu, kuko ariho hakomotse abavuga butumwa bavuze ubutumwa bwiza baciraho iteka, niyo bazaba bafite gusa mu bitekerezo. Nabo muri Isirayeli Yerusalemu kuko yabavuga ivuga butumwa kandi akabishushanya itorero. Yego. Urakoze pastor, ka tugushimiye tukubwira ngo Imana igumugisha. Ese pastor ikintu bakongeraho? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ico gihe rero bakoze tendance yo gutera umurwa ukundwa n'ingabo z'abera, ni umuriro uzaturuka mu ijuru ubatwike. Murakoze kudukurikira kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana ibaho umugisha
nimero ya WhatsApp mushobora gukurikirana ibiganiro ni 078 666 9 666 20 078 666 9 666 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana ikomeze kubakomeza no kubaha umugisha. Urakoze Paraka, tugushimire. Reka dushime n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo wifuza igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana kiri kuri Gusenga Everyday, kuri channel ya Gusenga Everyday. Izi nyigisho zose kuva ku gice cya mbere, igitabo cyose yaracigishije pasiteri, yaracigishije kuri Gusenga Everyday. Ugishaka wakirebaho. Nimba utanabifite byakugora, watwandikira kuri nimero ya Gusenga, iyi nimero pasiteri abahaye, kugira ngo mubone izo nyigisho. Mwifuza na Sarabisi ivuga kuri igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana yateguwe na Dr. Pasiteri Mazibirego, mwaza twandikira kuri nimero pasiteri abahaye kugira ngo mushobore kubona iyi Sarabisi. Imana ibahe umugisha, tubasaba kugeza ubu butumwa ku bandi. Imana ibahe umugisha, kiganiro nawe gutaha. Shalom shalom Shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.